ibihumbi 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri. Nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hareta major ya division y'aba ba commanders. Mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone. Ndamuhamagara, Pacifique niwo Omega tinigi, twavugana. Ati twavugana, aturinde ni General James Kabarebe. Atambo aturambwira iki? Namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru, n'intambara tumaze kurwana namwe, n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza? Ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije. Yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriye, ubu bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenzi Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006, twaramwakiriye. Aba bose ko baje, ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri amashyamba mwavuyeyo, ko mwaza tukabakira? Ati nkubwire mon general, ati nkubwire ntimbwira, ati nge nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo arigera ageraho. Ariko ubwo ntabwo byabujije leta y'ubumwe RPF kubaka ubunyarwanda no muri context mbi igoranye. Ntabwo byananiranye, kuko abo bantu bose mwumva bari muri Kongo muri ayo mashyamba bafite imiryango hano, bafite n'abana babo babyara. Leta ibaha amahirwe, irabigisha, abana bagatsinda, bakabona za burusi, bamwe bakabona na presidential scholarships bakajya kwiga muri Amerika. Hari ingero zihari. Iyo uvuga ikintu gifite facts biba byiza cyane. Nk'uwo General Murenzi uyu munsi Evariste niwe wari ushinzwe iperereza muri FDLR. Twarwanye nawe, yaratuzengereje ateye ubwoba. Iyo bari hakurya hariya ntabwo bavuga amazina yabo, bamwitaga Kayonga. Sinzi impamvu bamwise Kayonga, ariko niyo yari pseudonym ye. Twajyaga tubyumva, Kayonga yarabaye Kayonga, yaratunaniye, yaratuzengereje turwanira hakurya hariya. Tunyura mu nzira zidashobotse turamuzana, ariko ahageze yasanze umwana we witwa Trésor, mu bana twabaraga nk'imfubyi badafite ababo, nubwo twari tumuzi ko ari uwa Murenzi. RDF yari yaramurihiye amashuri iramwigisha. Ise ari hariya muri Kongo turwana, ari muri FDLR, umwana ingabo z'igihugu zimurihira amashuri. Trésor Mukiza tumurihira amashuri, aba umunyabwenge, yarangije senior 6, aba mu bambere mu gihugu. Abaye mu bambere mu gihugu, Perezida wa Repubulika amufata muri 60 bahaye presidential scholarship bajya kwiga muri Amerika. Trésor yagiye kwiga muri Amerika, Murenzi akirwana natwe ataraza. Trésor ajya muri Amerika ariga, aba umuhanga cyane, arangiza first degree, akora PhD, ubu afite PhD muri microbiology, specializinga mu bintu by'ubushakashatsi bwa cancer. Arahari, mumushatse mwamushaka, mwanavugana nawe mwamubona.
So no muri context ya genocide ikabije bimeze gutyo, kubera nababwiye ko RPF itangira yatangiye kuri foundation ya Ndi Umunyarwanda, ntabwo yigeze itakaza vision, ntabwo yigeze iva ku murongo wayo kubera habaye genocide. Niyo mpamvu uwo mugabo abana be bigaga, niyo mpamvu abana be bigaga. Jerome Ngendahimana wayoboraga division ya kabiri ya FDLR yo mu majyepfo mu 2001 mu kwezi kwa gatanu barateye abacengezi, nabwo bwa nyuma batera bakuzurira na hano muri Musanze na Rubavu, tukabatsinda bagasubirayo. General Ngendahimana yari afite division ya kabiri agomba kunyura epfo muri Nyungwe, akoresha Burundi akanyura epfo muri Nyungwe, biramunanira. Ariko twaje nawe gukoresha inzira zose zishoboka tumukurayo. Avayo asanga abana be twarabigishije, twabashyize mu mashuri, RDF barihira. Uwo mukobwa we ni umupilote muri Canada, urumva. So ibi ni bimenyetso bigaragaza ko iyo umuntu afite mu mutwe hazima na tools of analysis nzima, ukamenya gutandukanya ikibi n'ikitari ikibi, ukamenya ko se w'umwana ashobora gukora ibyo ariko umwana ari innocent kandi ari victim, therefore adakwiye kuryozwa ibyo umubyeyi we akora. Ariko kugera kuri iyo level of thinking y'imitekerereze, nuko nyine ubuha agaciro ubunyarwanda, nuko ubuha agaciro ubunyarwanda. 94 urugamba rwarangiye itariki 4 z'ukwa karindwi 94. Urugamba rurangiye abantu barahunze, baragiye, ariko so bihungishije, bahungishijwe n'ingabo n'intera hamwe n'iki byose, barahunga babifashijwemo n'inyigisho bahabwaga n'abafaransa muri doctrine yabo ya scorched earth policy. Bayaprainze muri Indonesia, bayaprainze muri Algeria, kuvuga ngo ni mutsindwa mutware buri kintu cyose, ababatsinze batagira icyo basanga. Nuko abaturage baje kujya muri za Mugunga, za Kibumba, Katare, Kahindo, Kashusha, Kamanyora, yo hose mu nkambi zari zikikije u Rwanda hano. Nuko nguko baje kugenda. Ariko ntabwo ariko ingabo zose zahunze, hari zitarahunze, hari 1500. 1500 zitagize gute, zitahunze. Murabona ibikomere byari bihari 94. Intumbi zari zuzuye ahantu hose, aho wacaga hose intumbi. Abari abasirikare bacu imiryango yabo yashize, basanze nta numwe uhari. Ariko 1500 bafashwe. Kugira ngo ugire umutima nama wo gufata icyo 1500 ukigaburire, ugifata ukijyane muri centre kukigisha, kuko 800 bajyanywe Gako, 700 bajyanira ubona mu majyepfo. Mu mezi 2 baratrainingwa barigishwa, barangije baraza, buri umwe aba integrated muri RPA kuranka ye n'akazi kajyanye na grade ye. Abenshi bari bafite amagrade manini, baratuyobora, turayoboka, dutera amasaruti. Ba bantu batwicaga ni mugoroba baba integrated, abandi basirikare muri za batayo baba integrated muri za batayo. Wa mukobwa nababwiye Rukotana, wa wundi bajombye igiti, musaza we yitwa Colonel Karemera. Colonel Karemera ni kamanda wa batayo icyo gihe 94. Okay, umuhaye baba sirikare ba FARC umaze gufata, turabintegratinze, ubashyize muri batayo ye ngo abane nabo bayobore, abagaburire urwaya muvuzi, kandi bigakorwa. Erega ibituba tuvuga ni facts, ni ibintu bihari.
Rukotana yarahari nuko yapfuye. Abamwishe ni fare twarwanaga. Fare twatsinze irahari, yabaye integrated muri RPA. Karemera harahari, yarabayoboye. Uyobora uta abantu bakoreye mushiki wawe ibyo ngibyo. Uwo mutima uva hehe? Uwo mutima uva mu nyigisho z'igihe kirekire za His Excellence ayobora urugamba. Buri gihe atubwira ati RPA niwo musinge tuzubakiraho iki gihugu. Ntabwo dukwiye gukora nk'ibyo bariya turwanya bakora. Dukoze nk'ibyo bakora nta mpamvu twaba dufite yo kurwana, byatuma tubireka. Uwo mutima rero wubatswemo mu Nkotanyi niwo watumye igihugu cyongera kuba igihugu, kirasanwa, kirubakwa, cyubakira ku ndi umunyarwanda, tutirengagijwe ibikomere byari bihari. Kandi 94 se hari iki? Nta institution yari ihari. Igihugu cyose mwe muri abana ntabwo mubizi, nta administration yari ihari, nta muyobozi n'umwe wari uhari, bose bari bagiye. Nta ngabo zindi zari zihari uretse RPA. Nta polisi yari ihari yo kubungabunga iki, nta justice yari ihari. Ni ukuvuga ko institution yonyine yari ihari ni structure ya RPF, ni RPA, ni Inkotanyi. Bariya tuvuga bafashwe bakajyanwa muri Gacaca, muri za prisons 1,900,000. Bafashwe nandese ko ari nta wundi wari uhari wo kubafata ngo abajyane muri prison, akorane na HCR na Croix Rouge bazana ibiryo kugeza aho abantu bazagira muri za Gacaca. Na RPA niyo yabafataga. Kwitabishe ko yabahaye amahirwe yo kunyura muri Gacaca, abandi no kubabarirwa. Iryo niryo tandukaniro hagati y'aba elitist binjije navuze baza 50, 60, 70, 80, 90 bayoboye u Rwanda. Niyo tandukaniro y'imitekerereze yabo n'imitekerereze ya RPA yo guhindura ayo mateka yose. Barahari benshi cyane nk'ubwo iyo tuvuga abo 1,500 baba integrated, barahari n'abayobozi benshi. Minisitiri w'ingabo uyu munsi General Major Albert Murasira yari muri abo ngabo. Njya museka, hari story njya mwibutsa tukayiseka, kubera ko bari bakimara kuba integrated. Noneho haba itariki ya mbere y'ukwa mbere 95. Abantu bari bamenyereye ngo buri mwaka uko utangiye ngo abasirikare barasa umwaka, popo amasasu hejuru, mujya mubumva hakurya ahangaha ngira ngo barabikora. Noneho icyo gihe abantu barasa amasasu. Perezida His Excellence biramubabaza cyane, igihugu kivuye muri jenoside, amasasu yaracecetse, abantu barimo bararasa amasasu. Avuga ati ni ubucucu, ntashobora kwihanganira. Atudiployinga gufata abarashe. Urumva icyo gihe nari commander wa Republican Guard. Turagenda turabatoragura, n'uwo Murasira tumutoraguramo. Kandi yaraye abaye integrated, atarabona n'imbunda. Noneho tubajyana ka Kigali, His Excellence abasangayo n'umujinya mwinshi cyane, bose abamereye nabi, abakubita amakofi, abagira gute, mwabaginga mwe murarasa muri iki gihugu kimeze gutya, murarasa. Agera kuri Murasira atafande jewe ndex farina nibwo nkiba integrated, nta n'imbunda ndagira. Aramubwira ati we muginga, urambwira exfar, ati uri ingabo y'igihugu ntabwo uri exfar, wa muginga. Aturi kimwe n'aba bandi bose, uri ingabo y'igihugu ntabwo uri exfar. Iryo jambo sizagibagirwa. Ariko nanjye ubwo nari negereye His Excellence, ndiho mwongorera ntuguye ni exfar ashobora kuba atarashe, yaranyishe nditaza nanjye.
kuko kuri we niba wabaye integrated uri ingabo y'igihugu. Niba ingabo z'igihugu zarashe ibizireba n'ibyaha zakoze nawe wabikoze, mwese muri kimwe, ntawe bitandukanye. Ibi byose tuvuga ari ibintu biri factual bihari, muzabaze Murasira. Ubwo ariko tuvuye aho ngaho, mu minsi mike integration itangiye, His Excellency yashaka abantu bakora mu biro bya Vice President Ministry w'ingabo, tumuporopoza Murasira gukora muri planning. Ati yize iki? Ati tutiyize imibare kandi yayigishaga no muri university. Ari suriye tunawafari. Atoke atuone mumuzani. Kuko we icyo abona ubwo arabona quality. Aramuzana mushinga planning mu ngabo z'igihugu. Amushizwe planning buriya abasirikare uko nibuka neza bari abasirikare urubyiruko rwose rwagiye kwiga mu Buhinde bakaza aribo ba mbere bazi ibintu bya IT na technology. Ni Murasira wabakoreye selection, niwo wabahaye interview kuko niwo washoboraga gusetinga imibare physics n'ibiki byose kugira ngo abakosore avuga ataba nibo batsinze bajye muri buruse mu Buhinde. So murabona akamaro k'imyumvire myiza, kuko uwo nguwo iyo tumwica se ngo next far ari umunyamibare gutyo, ninde wari kubahombye? Ni igihugu cyari kuba gihombye. Niwe munyarwanda nk'uwo igihugu kiba gikeneye. Ariko context twarimo ntitukayibagirwe, yari mbi cyane. Ibikomere byari bihari, abantu bapfuye, abakomeretse, ntabwo byari byoroshye. Kuba rero u Rwanda rwarikuye hariya, kuba u Rwanda rwarikuye ku 94 tukaba tugeze aho tugeze, uwavuga ko yabisubiza inyuma yaba yibeshya kuko twashoboraga guhera hariya. Buriya twashoboraga guhera hariya. Urugamba rwacu rwo kubohora igihugu, kuza kigira igihugu cy'umunyarwanda umwe utera imbere ubanye neza n'undi, urugamba rwari kurangirira hariya muri jenoside, natwe tuba nk'abari abandi. Ariko kuba twarahavuye tukaba tugeze aho tugeze, ntawunguka bavuga ubusa, ntaho bazageza igihugu, ntaho bakishoboye gukandira, ntaho bakandira na gato. Ni ukuvuga ko the foundation, the base tumaze kubaka, nubwo hakiri ibisigisigi bya genocide ideology n'iki byose ingengabitekerezo, ibyo ngibyo ni aftermath, ni last stage ya genocide ibaho ikanatinda. Noneho ituruka no muri ayo mateka hari abatazava ku izima, ariko kuvuga ngo hari uwarivasinga iyi trend turiho y'iterambere y'ubumwe bw'abanyarwanda bwubakiye kuri ndi umunyarwanda, nta wabishobora, nta nubwo byakunda, ntabwo byashoboka. 94 hafashwe, 95 96 hafashwe icyemezo cyo gucyura abanyarwanda. Izi mpunzi zose zari hakurya, UN yanze, UNHCR ibibonamo profit kubera igabura, kubera iki. Buriya iyo abantu bahunze buriya beneficiaries ntibagira ingano. Buriya hari imiryango yifuza ko abantu bahunga, ikifuza ngo abantu bahunge kugira ngo indege zabo zibone akazi byo gusapurayinga, abacuruza fuel babona akazi, indege, abagurisha za biscuits zizajya gutangwa mu mpunzi, aba parte jaune, iki byose umwanda wose bashyira impunzi. Nkanswe noneho impunzi 3 miliyoni zari hakurya ahangaha. Twahagaraga ku musozi wa Rubavu, ukabona indege kubera impunzi zari hakurya, ukabona indege zirandinga kuri Goma, zarutaga indege zirandinga ku kibuga cya Gatwick mu Bwongereza mu isaha imwe zabaga indege zikurikiranye gutya. Iyo ni business ikomeye cyane, ni business itoroshye. Je nyobora ingabo za Kongo
umushefu d'etat-major w'Ababiligi yaraje turaganira mubwira amateka y'u Rwanda yose. Aravuga ati ntabwo nari mbizi, njyewe ndi umusirikare se ndi umunyepolitiki. Atari ko reka nkubwiza ukuri in the context y'u Rwanda rwanyu. Ati muri Kongo mwararwanya intambara, muragira gute musenya inkambi. Ati mwibaza ko hari umuryango mpuzamahanga n'umwe uzigera ubashimira ko mwacyuye abanyarwanda mugasenya inkambi? Ati never. Ati ibyo ngibyo mubimenye, muzabipfa n'amahanga akomeye, muzabipfa n'imiryango ikomeye, kuko you stepped on their interests. Interest zabo mwarazangije, kuko ni business. Yongera akandi kantu kari very sensitive ariko ka making a sense. Arambwira ati rero, ati mwebwe abanyarwanda nimutirwanaho ngo mukemure ibibazo byanyu, mutibaza ngo twebwe hari icyo tuzabamarira. Ati ndakubwiza ukuri, ati mwebwe mugira ethnicities ebyiri, abahutu abatutsi. Ati yes, twebwe the west abazungu, icyifuzo cyacu nuko haba imvururu zituma abahutu bahunga, kuko abahutu bo bahunze ni benshi cyane, kandi yari benshi biradufasha kugabura, gutanga imfashanyo, business ikiyongera. Ati naho mwebwe abatutsi you are handful, muhunze nta ubitaho, nta nuwabaha agaciro, kuko nta business value mufite, muri bakeye. Ati nicyo dupfana namwe, nta kindi. Ati nkubwiye ukuri, genda gutekerezaho mukemura ibibazo byanyu, naho twebwe abazungu ntacyo tuzabamarira. Ati nizo mpunzi ntacyo twari kuzazimarira muri Kongo, zari kugumamo zigatungwa na parite jaune, zikahamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi, amageneration yazo agapfa ntacyo agezeho. Kandi koko mu 1997 twigeze kuba turi muri Kongo, hariya mu majyepfo ya Kongo, amajyepfo ya Kivu ahitwa Bunyakiri. Noneho mu mashyamba turwana na FDLR yitwa Gariri, dutandukanye impunzi nyinshi cyane, dufata impunzi nyinshi tuzishyira hamwe, dusaba HCR, turayihamagara tuti nimudufashe mudushakira amakamyo ducyura aba bantu mu Rwanda. Ubwo iyo minsi yose twari twabafashe twabatandukanyije na Ariri, nitwe twabagaburiraga, nitwe twakoraga byose kandi tutabishoboye. HCR iravuga iti twe nta makamyo dushobora kubaha yo kubatwara mu Rwanda, ahubwo niba mushaka ko tubagaburira nimukora inkambi hano, bagume muri inkambi, dutaking over inkambi, tuzabagaburira. Naho nibyo ari byo kubatwara mu Rwanda ntabyo tubafasha. Icyo gihe twafasha abo modoka ashoboka yose, ayacu ay'Abakongo, abantu turabinjiza baza mu Rwanda barataha. Nuko abantu benshi bagiye bataha. So igihugu rero aho kigeze, ikintu kimwe isomo rimwe mugomba gukura muri importance y'ubunyarwanda, nuko abantu babohoye iki gihugu cyacu babyubakiye ku bunyarwanda, no gukunda u Rwanda no gukunda abanyarwanda. Akaba ari byo byatumye badateshuka ku murongo bariho kuri viziyo, no mu bihe bibi cyane byari challenging nka genocide. Nta cyashoboraga gukura FPR ku murongo nka genocide, ariko it didn't. Yagumye iri focused, ikora ibyo byose nababwiye. Ubu gisigaye rero ni mwebwe urubyiruko, twebwe urubyiruko rw'aba ba officers, twebwe ntacyo twishinja, nta nicyo tutakoze pe, nta nicyo twakoreye u Rwanda. Nicyo benshi bahurizagaho. Aba bari hakurya rero ngo ne FDLR ntacyo batagerageje. Ubwo 1996 bajya His Excellency ajya kubacyura ku ngufu, bari bapanze
genocide ya nyuma bayise n'izina, bayise operation, bayihaye n'izina. bakunda gukodinga buri kintu cyose cyabo bakita amazina, na operation zitwarwanaga nabo buri gihe bazihaga amazina. Hari igihe twarwanaga nabo Mutara, twarabananiye kuva ahantu hitwa Gikoba, bapanga operation ngo ni Rukokoma, iyo turayitsinda. Bapanga indi ngo ni Simusiga, turayitsinda. Bapanga indi ngo ni operation ratissage combiné, iyo turayitsinda. Tuyitsinze, Habyarimana iyo ya gatatu, Habyarimana aravuga ngo impamvu batsinzwe, impamvu bariho batsindwa ngo nuko muri FARC harimo ibyitso, ngo kandi ibyo byitso ngo ni abanyenduga. Twebwe icyo gihe ntitwari tuzi abanyenduga niki, abanyenduga bakiga ntabwo twari tubizi. Ababizi baradusobanura, bari muri FARC, twari turi kumwe, abari barabaye integrated, batabanyenduga nabo mu majyepfo, abakiga nabo mu majyaruguru. Icyo gihe rero bakuramo abitwaga abanyenduga muri FARC, babakuramo bose babasubiza inyuma, basigara abitwa abakiga. Noneho bakora indi ya nyuma yitwaga Muvumba Mobile. Icyo bakoze, wumva imitekerereze y'amacakubiri ko ibipfuye ari imitekerereze mibi. Muvumba Mobile bayishyizemo gusa abakomoka ku Gisenyi, udakomoka ku Gisenyi ntiyari muri Muvumba Mobile. Baba ariyo bazana ko turwana, turayishwanyaguza.